isi iteka ryose, kugira ngo ubwo azatunguka azasange twiteguye. Tumwitegure, 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 dore turamwiteguye. Ibuguburyo yadukunze, akaduharira byose, yasize ubwiza bwe bw'ijuru, yitangira kudupfira, azanezerwa n'agaruka kujyana abo yacunguye. Niba azasanga bari maso bamaze kumwitegura. Yesu ashimwe. Reka twongere dushimire umwami Yesu kubwo kugira neza kwe kwinshi n'urukundo rwe rutarondoreka. Izina rye ryera kandi rikomeye cyane rihabwa icyubahiro. Muri uyu munsi w'isabato nanone twongeye kugira amahirwe yo kuba tugiye kwiga ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Ngira ngo indirimbo twari turimo twumva ni indirimbo ntituzi umunsi Yesu azazira, indirimbo nziza cyane kandi indirimbo umuntu akwiriye kumva muri iki gihe gisoza amateka y'isi, aho dusabwa kwitegura cyane kuko Kristo aregereje, ari hafi ndetse ageze ku rugi. Ndagira ngo nsabe Imana kugira ngo idufashe kandi tugirire neza. Muri iki gihe kirimo gisoza amateka y'isi biragaragara ko ibintu biri kugenda bihinduka, kandi isi nayo ikagenda igaragaza rwose ko ikomeje gusuzugura amategeko y'Imana, ndetse ibiteye ubwoba bikaba bikomeje kugenda byugariza ubwoko bw'Imana mu buryo bukomeye cyane. Niyo mpamvu nsaba Imana kugira ngo idufashe, iturinde kandi tugirire neza, iduhe imbaraga zo kubasha guhagarara muri ibi bihe birimo bisoza amateka y'isi. Izina ryayo rihabwa icyubahiro. Ndibuka wenda nk'amakuru make, mu minsi mike ishize nibwo umuntu umwe yansanze arambwira ati rwose twebwe ibintu sabato rwose ibintu twe byadukomeranye, ibintu byaducanze. Ati sindavuga hariho, ati abantu umuntu umwe yari yemeye ashaka kubatizwa, ariko biba ngombwa yuko Yorodani bura abatirizwa mu gikarabiro. Abatirizwa mu gikarabiro ngo baramufashe gikarabiro bacyuzuza amazi, ubundi barangije bashyiramo umutwe, bobikamwe umutwe. Tese taho natwe ntibibaye kujya tubatiza mu gahanga? Naramubwiye nti none se ubundi aho isi igeze ibitakorwa n'ibiki? Mu itorero ry'Abadiventiste munsi wa karindwi kubatiza umutwe gusa, ahandi ntihabatizwe. Si icyo rero ngira ngo mvugeho cyane, ariko nicyo nicyerekana yuko mu by'ukuri hari uburyo ki mu isi harimo impinduka zidasanzwe, kandi ntiziri mu isi gusa, ahubwo noneho zimaze no kugera no mu bwoko bw'Imana, mu itorero ry'Imana. Mu itorero ry'Imana ibaze mu gihe cyashize hari ibintu bitari gushoboka, ibintu byo kuvuga ngo wabatije mu gahanga, ariko ngo amagambo arambwira ngo uko mwuka w'Imana azagenda akurwa mu isi, kandi ngo abantu bagakomeza kwitegekerwa na Satani, niko nibyo twibwiraga ko bitashoboka noneho bizashoboka. Ni ukuvuga ngo mwuka w'Imana ashobora kuba ari kugenda akurwa mu isi, kabone n'ubwo abantu baba basinziriye batabyitayeho, ariko imbabazi zo ziri kugenda zirangira umuntu ku giti cye, cyangwa se zikaba ziri no kurangira no kwishyanga. Ishyanga hariya hari ugutoranywa, ishyanga ni abantu baba baratoranijwe. Aho nka Petero yavuze ati mwebweho muri ubwoko bwera, mwebweho muri abantu Imana yaronse, ishyanga ryera, abantu Imana yaronse, abatambyi b'ubwami,
abo bantu rero ni abantu baba batoranijwe. Hari igihe rero imbabazi zirangira, zikarangira no kwishyanga, kandi tuzi neza ibyagiye biba mu myaka, uko ibihe byagiye bikurikirana mu mateka y'itorero. Hari igihe, hari itorero rimwe ryababaje Yesu igihe yazaga mu isi akanariririra. Muri Mateyo 23 akababwira ngo n'inzu yanyu muyisigi wari umusaka. Iryo torero ryababaje Yesu, biza kurangira imbabazi zirikuweho, mwuka w'Imana rivaho burundu. Itorero mwuka w'Imana yavuyeho. Reka tureba ayo magambo. Itorero mwuka w'Imana yavuyeho, Imana ubwayo ikarisezera ikavuga iti ndagiye. Umva, ntiryanigeze ryihana ngo rivuge ngo rishaka kwigaruka, ahubwo barushijeho kwinangira. Reka twumve itorero Imana ubwayo yasezeyeho bitewe nuko ryanze kumvira Imana. Yesu aburira abafarisayo n'abanditsi. Ni igice cya 23, twebwe turigira ku murongo wa 37. Aravuga ngo Yerusalemu, Yerusalemu, wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumweho. Ni kangahe nashatse kukubundikira n'abana bawe nk'uko inkoko ibundikira imishwi yayo mu mababa yayo, ntimunkundire. Dore inzu yanyu muyisigi wari umusaka. Ndababwira yuko mutazambona uhereye none ukageza ubwo muzavuga muti hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. Buriya Yesu hari ibintu ajya akora rimwe na rimwe atari uko yanze abantu, ahubwo kubera ko abantu ari bo bamwanze. Muja w'Imana aranditse aravuga ngo ntabwo Yesu ajya atwanga, ahubwo ni twebwe tumwanga. Ntabwo Yesu ajya tuvaho, ahubwo ni twe tumuvaho. Hano rero ngo ishyanga ryarasezerewe, rirasezererwa burundu. Itorero muri icyo gihe rirasezererwa n'iryo torero mu byanditswe byera, uzasoma ukabona Imana yarariretse burundu, ikanageza ubwira iti noneho n'inzu yanyu muyisigi wari umusaka, kuva noneho sinzanagaruka muri mwebwe. Harya buriya biza amateka, hari ahantu mwari mwasoma mukumva ko yaje kwivuguruza maze akarigarukamo? Ntaho. Ibi rero bitwereke yuko mu by'ukuri uko isi igenda yegereza iherezo ryayo, niko n'umwuka w'Imana agenda kurwa mu bantu buhoro buhoro, cyangwa se akaba yanakurwa mu ishyanga muri rusange. Rero ni ibintu biba bikomeye cyane. Ngira ngo iri torero Imana yarisezeyeho, imaze kurisezeraho irishyiramo isiga abigishwa ngo babe bahanyanyaza bakora umurimo wabo, ariko nabo byaje kurangira batumviwe. Nicyo cyatumye bakomeje kugenda barwanywa cyane. Mu gihe cya Pawulo rero nawe yarijemo icyo gihe arivuyemo. Mwibuke yuko ryari itorero riri kugirira nabi ubwoko bw'Imana. Pawulo yarenganyaga ubwoko bw'Imana ari muri iryo torero, ariko Imana iza kumubonekera ari mu nzira ajya i Damasiko. Nuvuga ngo yari ivuye i Yerusalemu agiye i Damasiko, mu nzira niho Imana yabonekeye Pawulo. Mujye mwibaza n'impamvu itamusanze aho ngaho i Yerusalemu. Imaze kumusanga mu nzira iramubonekera, nuko iramubwira ngo igitumye nkubonekeye ni ukugira ngo ngutume. Ayo magambo ni ukugira ngo ngutume, niko Pawulo Imana yamubwiye ari mu nzira ijya i Damasiko agiye kurenganya abera baho, ahawe urwandiko n'abatambyi n'abakuru. Hanyuma
ngo ibyabaye ahubwo urugendo rwa mbere rwa Pawulo rwo kuvuga ubutumwa. Mbere yaho naho Yesu yamubonekeye ari mu nzira agenda agiye kurenganya ubwoko bw'Imana, nuko ageze mu nzira Kristo aramubonekera. Amaze kumubonekera amubwira umurimo agiye kumukorera. Nubwo ari muri iryo torero, noneho iri torero niryo nyuma Pawulo nk'uko yaramenyereye azi ngo n'abantu basanzwe, yagarutse kubabwiriza mu gice cyaho cya 13 hariya ku murongo wa 44, abayuda banga agakiza, Pawulo ahindukirira abanyamahanga. Urumva yuko Pawulo hari ukuntu yari abaza aravuga ati reka njye kureba yuko bari abantu nagira icyo mbabwira, ariko kuko ari abantu batagonda ijosi, abantu batumva nk'uko twabonye Stefano yabavuze, abantu batemera kwigishwa, baje kurakazwa cyane n'ubutumwa bwiza. Maze mu kurakazwa n'ubutumwa bwiza birangira babwanze. Noneho umva uko byagenze muri icyo gihe cya Pawulo. Ku isabato ikurikiyeho ab'umudugudu hafi ya bose bateranira kumva ijambo ry'Imana, ariko abayuda babonye abantu ko ari benshi bagira ishyari ryinshi, bagisha impaka ibyo Pawulo avuga bamutuka. Urumva, bagisha impaka ibyo Pawulo avuga bamutuka. Pawulo ngo bagishije impaka ibyo arimo avuga, babigisha impaka bamutuka. Pawulo na Barinaba bavuga bashize amanga bati byari bikwiriye ko muba ari mwe mubanza kubwirwa ijambo ry'Imana, ariko none ubwo muryanze. Abantu bamaze kukurwaho umwuka w'Imana, abantu banze Imana, abantu Imana yabwiye ngo inzu yanyu muyisigi wari umusaka, ikavuga iti cyakoze reka mbasigira abantu ubuntu nkamwe, wenda hari hazagira utoramo akantu. Ariko noneho ubwo muryanze kandi ntimwirebe ko mukwiriye ubugingo buhoraho, ngaho duhindukiriye abanyamahanga, kuko uku ariko umwami yadutegetse ati uza ngushyiriyeho kuba umucyo w'abanyamahanga, ngo ujyane agakiza kurinda ugeza ku mpera y'isi. Abanyamahanga babyumvise batyo barishima, bahimbaza ijambo ry'Imana. Abari batoranirijwe ubugingo buhoraho bose barizera. Amen. Aha ntabwo finali ibaye, ubu hari igisigaye. Imana ubwayo yahasezereye, n'abagaragu bayo yari yarahasize batangiye gukubitwa no gutukwa no kuvugwa nabi no kugirirwa nabi no kugishwa impaka, babwirwa yuko nabo babaye abayobe n'ibiki. Noneho Pawulo ahita avuga ati ubwo mubyanze ntimwirebe ko mukwiriye agakiza, duhindukiriye abanyamahanga. Hariya abanyamahanga baba babonye agakiza gakurwa ku ishyanga Imana yatoranije. Ba bantu bahuraga bavuga ngo twebweho turi abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, abantu Imana yaronse ngo twamamaze ishimwe ryaduhamagaye. Ibyo bintu bahora babisubiramo, bavuga yuko ari abantu batoranijwe n'Imana kuva kuri Aburahamu ukazamuka. Aba bantu bari bafite indirimbo ivuga ngo ni twebwe bwoko bw'Imana, ni twe bwoko bw'Imana, igishyitsi cya Dawidi. Nuko baba muri ibyo, ariko noneho Imana irabasezeraho. Irangije kubasezeraho n'intumwa yabatumyeho irazibwita iti namwe umurimo wanyu nurangire. Twabibonye hariya muri Matayo ngo utera amabuye abagutumwe, wica ahanuzi ugatera amabuye abagutumweho. Rero icyo gihe nuko byari bimeze. Iri torero Imana igenza ite? Irarireka. Ntibyarangiye gutyo gusa ngo irireke gutyo gusa, ahubwo mu gice Luka igice cya 21, reka tuhareba andi magambo ku iri torero. Noneho Yesu amaze kuribwira ngo inzu yanyu muyisigi wari umusaka, agiye kubabwira ikintu kigiye kuzababaho gikomeye cyane. Muri Luka
21. Kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu. Kurimbuka kwa Yerusalemu 20 tugende. Ariko ubwo muzabona i Yerusalemu hagoswe n'ingabo, muzamenye yuko kurimbuka kwaho kwenda gusohora. Icyo gihe abazaba bari i Yudeya bazahungire ku misozi miremire, n'abazaba bari hagati muri Yerusalemu bazayivemo, n'abazaba bari mu misozi ntibazayijyemo, kuko iyo minsi izaba ari iyo guhoreramo ngo ibyanditswe byose bisohore. Abazaba batwite n'abonsa muri iyo minsi bazabona ishyano, kuko hazaba kubabara kwinshi mu gihugu, kandi umujinya uzaba uri kuri ubu bwoko. Ngaho nyumvira nawe, ba bantu bavuga bati twebweho turi ubwoko bwatoranijwe, ishyanga ryera, abantu Imana yaronse, umva noneho umujinya, ngo umujinya uzaba uri kuri ubu bwoko, kuri iri shyanga. Iri shyanga rero ryaje kuzagera igihe ibi bintu birisohoraho. Ibi bintu Yesu yabivugaga muri 31 n'igice. Mwibuke yuko muri 31 n'igice nibwo yabambwe, maze muri 34 aba ba Petero nabo barisezeraho. Ariko noneho byarazamutse biragenda bigera muri 67 nta butumwa bwari bukivugwa hariya muri ririya shyanga. Bari baraburwanyije cyane, intumwa zarahindukiriye abanyamahanga, maze haza kuza umugabo wita Galiyusi Gali, yarayoboye ingabo z'Abaroma. Uyu Galiyusi Gali akimara kuza yaraje agera i Yerusalemu mu buryo bwari bukomeye cyane, biteguye kubona intambara. Mu buryo butunguranye bagiye babona asubijeyo ingabo, maze Abisirayeli ngo baragenda bazikurikiye, bazica umugenda, bavuga bati n'ubundi Imana yacu iradushyigikiye, ntimwagombaga kuba mwaza kudutera. Ariko hari ikintu cyari kibaye. Yesu nuko yari yabwiye abantu, arababwira ngo ubwo muzabona i Yerusalemu hagoswe n'ingabo, muzamenye ko kurimbuka kwaho kwenda gusohora. Kiriya gihe cyo muri 66 gutyo, igihe izi ngabo zari zihari zimaze kugota zikisubirirayo, haragiye hacaho imyaka igera nko muri 3 n'igice, maze noneho ishyano kuri Yerusalemu riragwa. Ariko umuburo Yesu yari yatanze, yari yavuze ngo nimubona hagoswe n'ingabo muzahunge, nimubona hagoswe n'ingabo muzahunge. Ariko kuko abantu bari baraciriwe witeka, hari ibimenyetso byinshi byagiye bigaragara, ariko abantu ntibabyumva, kubera ko abantu buriya baciriwe witeka, Mwuka Wera yavuyeho, n'amatwi yo kumva ntibaba bakiyafite, ahubwo basigara bameze nk'abayavuniyemo ibiti. Ibi bitangaza, ibi bintu ingabo z'Abaroma zakoze, zikaza zigashinga amabendera ku butaka bwera muri metero 200, ntabwo byigeze bigira uwo bikangura, bitewe n'uko ryari ishyanga ryamaze gusezererwa, bitewe n'uko bari abantu Imana yari yabwiye iti noneho dore inzu yanyu munayisigiwe ari umusaka. Ntabwo bigeze bamenya yuko hari ikintu kibaye. Bibajije, ntibigeze bibaza niba hari ingorane baba bagiye guhura nazo, ahubwo bumvisha ari ibintu bisanzwe. Ubwo izo ngabo zashingaga amabendera, hanyuma nyuma zikisubirira iwabo zikigendera, baravuze bati burya Imana yacu izadutsindira, kuko ngo babishemo benshi ndetse banabacuza iminyago myinshi. Ibyo byatumye bihagararaho nk'ishyanga ryatoranijwe, bibwira yuko Imana ikiri kumwe nabo, kuko bakurikijeho amagambo avuga ngo n'ubundi Imana yerekanaga yuko izaturinda. Ngira ngo rero ni ibintu, ni amateka y'uburyo abantu baba barasezerewe na Mwuka w'Imana, ariko bitewe n'uko batarabyumva neza, batabisobanukiwe, kubera ko Mwuka w'Imana batakiriho ngo abereke ibintu uko bikwiriye gukurikirana, ntabwo bigeze bumva cyangwa ngo basobanukirwe n'impamvu yo gusubiraho kwizi ngoma, cyangwa se yo gusubirayo kwizi ngabo igihe zari zagose.
muri uriya murwa, ahubwo barakomeje bakomeza gukora ibintu nk'uko byari bisanzwe, bibereye mu mudendezo nk'usanzwe. Nyamara Imana yo yari yamaze kubasezeraho kandi baha n'ikimenyetso gikomeye cyane, ikimenyetso cyababuriraga kibabwira yuko ubwo bazakibona bakwiriye kuzahunga batajuyaje. Umva uko umuja w'Imana yari yabyanditse mu ntambara ikomeye paje 23. Baravuze ngo igihe amabendera y'abasirikari basengaga ibigirwamana b'Abanyaroma yari gushingwa ku butaka buziranenge bwageraga kuri metero zirenga 200 inyuma y'inkuta z'umujyi, abayoboke ba Kristo bagombaga gukizwa no guhunga igihe bari kubona ikimenyetso kibaburira. Abashakaga gukiza amagara yabo bagombaga guhunga batazuyaje. Icyo kimenyetso cy'uko bagombaga guhunga cyagombaga guhita cyitabwaho i Yudeya hose ndetse no muri Yerusalemu. Uwo cyagombaga gusanga ari hejuru y'inzu ntiyagombaga kumanuka ngo yinjire mu nzu ye boneyemwe no kwinjizwamo, boneyemwe no kwinjiramo ajyanwe no gukuramo ubutunzi burusha ubundi agaciro mu bwo yari kuba afite bwose. Abari kuba bari gukora mu mirima yabo cyangwa mu mizabibu yabo ntibagombaga gusubira inyuma ngo bajye gufata imyambaro barambitse hasi mu gihe bari kuba bahinga ku manywa hariho icyokere. Ntibagombaga kugira akanya na gato bapfusha ubusa kugira ngo batarimbukana na rubanda rusanzwe hariya. Ariko uyu muburo murawumva ngo n'umuntu wari kuba yakuyemwo umupira, n'umuntu wari kuba yakuyemwo ikote ari guhinga mu murima kubera icyokere cy'izuba rya kumanywa, ntiyagombaga kuba yarambika isuka ngo agenda afata uwo mupira wirukankane, ahubwo ngo bagombaga guhita, iki kimenyetso ngo cyagombaga guhita cyitabwaho. Ntabwo ngo abantu bagombaga no kuzuyaza, ntibagombaga no gutindiganya. Mbega uburyo abantu bagoswe ariko kubera gukurwaho na mwuka w'Imana ntibamenye ibintu bibaye. Ariko se ni bose? Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo bagombaga guhunga kugira ngo batarimbukana na rubanda rusanzwe. Ntabwo ubwoko bw'Imana bwagombaga kurimburanwa na rubanda rusanzwe kubera yuko bari barahawe umuburo, kandi umukiza wari warabahawe umuburo yari yababwiye n'ibimenyetso bagombaga kwitaho byanga bikunze. Abana b'Imana ubwo babonaga ibi bimenyetso bakabona Yerusalemu hagoswe n'ingabo, batangiye kwibaza ukuntu barahasohoka. Ese Mana ko watubwiye ko nihagotwa n'ingabo, ko watubwiye ko nizishinga amabendera muri metero 200 tuzakizwa no guhunga, none turaza kunyura hehe? Ngiki kibazo cyavutse muri bo. Maze ubwo babonaga izi ngabo zigiye, Abisirayeli bakazikurikira bakicamo benshi bagenda bazica umugenda, ubwoko bw'Imana abigishwa ba Yesu bose bahise bava muri Yerusalemu, bose baragenda. Abari baraburiwe ibyo kugaruka kwa Yesu bose bahise ko bagenda, maze bava muri Yerusalemu. Ariko abantu kubwo kunangirwa na Satani, nyuma y'icyo gihe hacewe imyaka 3 n'igice yo kugira ngo Imana ibinginge ikigira ngo irebe ko hari undi muntu wavayo. Ariko se musoma mu byanditswe ko hari undi muntu wigeze avayo? Never. Ntawe, nta numwe. Ahubwo ngo hagaragaye ibimenyetso byerekana yuko Yerusalemu igiye kurimbuka. Hari umucyo udasanzwe wabonetse ku buturo bwera mu buryo butunguranye. Bagiye kubona babona umucyo umeze nk'inkota uraje ugiye ku buturo bwera, maze bawurebye abatambyi si uguhamagara rubanda bati nyaboneka nimuze murebe Imana iri kumwe natwe, dore abanzi bacu zabagabiza ziriya nkota. Hagaragaye amafarashi mu kirere yagendaga ariho ingabo. Ubwo yagendaga muri icyo kirere cyo hejuru y'ubuturo bwera, ngo bayabonye baravuze bati dore ziriya n'ingabo ziteguye kuza kuturwanirira. Maze ngo si icyo gusa cyagaragaye, humvikanye amajwi menshi yavugaga ngo tuva aha hantu. Ayo majwi ntiyigeze ahabwa agaciro. Mu buryo butunguranye ngo urugi rw'iburasirazuba bwo ku gipangu cyangwa bwo ku nkuta
urukuta rwari ruzengurutse umurwa wa Yerusalemu rwakingwaga n'abagabo bagera kuri 20 rubaruhije cyane. Urwo rugi ngo rwagize gutya bagiye kubona babona rurikinguye, maze urugi mu kwikingura nta muntu urukozeho, ntibyabereka yuko hari ikintu kiri kuba kivuga ngo nimusohoke nimusohoke, ahubwo baravuga bati na amahoro n'umudendezo, nyabuneka nimwongere mukinguruge. Maze mu gihe gikomeye cyane hari umugabo wamaze imyaka igera no muri 3 cyangwa 4 agenda baburira ati Yerusalemu Yerusalemu, uyu nawe ntiyigeze yitabwaho, nawe yaje kwicwa. Muvandimwe nkunda, ndagira ngo ngubwire ngo nubundi abantu Mwuka Wera yasezerewe, Mwuka Wera abantu yavuyeho, nkuko tumaze kubibona, nkuko tugenda tubibona abantu Imana yamaze kureka. Buriya niyo wahonda ibuye, niyo wateka ibuye rigashya, ntushobora kubabwira ngo bumve. Ntabwo rero byaje kurangira gutya. Izi ngabo zari ziyobowe na Gariyusi Gari, ubwo zazaga zigashinga amabendera muri metero 200 yo mu buturo bwera cyangwa ku butaka buziranenge. Abigishwa bakibaza uko barahava, bakabona zisubiyeyo, Abisirayeli bakazikurikira bazica umugenda. Abigishwa bahise bahungira ku musozi wa Pera, maze ubundi baragenda bamarayo igihe, nabo igihe kirabashungura, kuko byabaye ngombwa ko bahamara igihe kirenze imyaka 3 bari mu kugeragezwa kw'igihe. Nshuti muvandimwe, ndagira ngo nkubwire ko iby'Imana yavuze ntibijya bitinda, nubwo byatinda ariko byanga bikunze birasohora. Igihe bisohoreye umuntu abona byihuse. Buriya reka mbabwire bavandimwe, n'uyu munsi abantu benshi baracyavuga bati nta mahoro nta kibi kiriho, bitewe nuko hanyuzemwo cyagiye cyagerageje abigishwa kigeze ku myaka 3 n'igice. Ariko si igihe cyari igihe gisanzwe, oya, iki gihe ni cyari igihe gisanzwe, ahubwo nicyo gihe ibimenyetso byo kurimbuka kwa Yerusalemu cyabyagaragaye cyane kurenza mbere hose. Umva uko byagenze muri iyo myaka 3 n'igice. Baravuze ngo hagaragaye ibimenyetso n'ibitangaza byerekana ko hagiye kubaho akaga no kurimbuka. Ndi gusoma Intambara Ikomeye page 25. No kurimbuka mu gicuku, umucyo udasanzwe warasiye ku ngoro y'Imana no ku rutambiro, igihe izuba ryari rirenze ku bicu, hagaragaye amafarashi y'intambara ndetse n'abarwanyi biteguye kujya ku rugamba. Abatambyi batambaga ibitambo mu buturo bwera n'ingoro batewe ubwoba n'amajwi adasanzwe. Isi yahinze umushyitsi, maze humvikana amajwi menshi ataka avuga ati tuve hano. Urugi rw'iburasirazuba rwari ruremereye cyane ku buryo abagabo 20 barukingaga bibaruhije, kandi rwari rufashe ku byuma binini bishinze hasi cyane mu mabuye akomeye ashashe hasi. Rwari yakingutse mu gicuku, nta muntu ugaragara urukinguye. Nyuma yuko amajwi yaravuze ngo tuve hano, Imana yagize n'ubuntu irakingura, kugira ngo hatagira abavuga ngo twabuze ubuva hano. Ndagira ngo mbabwire ko muri iriya myaka 3 nicyo gihe ibimenyetso byo kugaruka byagaragayemo, ariko ntabwo abantu bari muri Yerusalemu bigeze bamenya yuko hari ibimenyetso byo kuza kwa Yesu biri kugaragara. N'aya majwi ateye ubwoba ubwo yavugaga ngo duhunge tuva aha hantu byakomeye, ntabwo abantu bigeze bumva yuko bakwiriye guhunga, ahubwo bagize ubwoba by'akanya gato, barangije basubira mu mahoro n'umutekano bisanzwe. Reka mbabwire n'uyu munsi abantu barimo barajya mu mahoro n'umutekano bisanzwe. Ntabwo bari kubona ko hari ikintu kiri kugenda kiba, ntabyo bari kubona. Reka nihute. Aha rero barakomeje ngo hari umugabo wamaze imyaka 7 azenguruka utuyira two muri Yerusalemu abwira abantu amahano yagombaga kugwira uwo mugi. Kumanywa na nijoro yaririmbaga
indirimbo y'agahinda ibabaje avuga ati mwumve ijwi riturutse iburasirazuba, mwumve ijwi riturutse iburengerazuba, ijwi riturutse mu byerekezo bine, ijwi rivuga ibibi bizaba kuri Yerusalemu no ku ngoro y'Imana, ijwi rivuga ibibi bizaba ku bakwe no ku bageni, ijwi rivuga ibibi bizaba ku bantu bose. Uwo muntu utari usanzwe yarafunzwe kandi akubitwa ibiboko, ariko ntiyigeze abyitotombera, ntiyigeze abyivovotera na rimwe. Umva, ku bitutsi bamutukaga no ku nabi bamugiriraga yabasubizaga igisubizo kimwe rukumbi, ababwira ati Yerusalemu, Yerusalemu, ugushije ishyano, mugushije ishyano bantu mutuye muri Yerusalemu. Yakomeje ataka ababurira kugeza igihe yiciwe mu gitero yari yarahanuye ko kizabaho. Umva, umusazi hariya ngo yamaze igihe harimwo aburira abantu, umugabo yamaze igihe harimwo aburira abantu, ababwira ati nyabuneka ndababurira, ariko reka mbabwire bavandimwe, buriya abantu umwuka w'Imana yavuyeho, abantu bakaba bamaze gusezererwa na mwuka wera, nta na rimwe bashobora kumva ibintu mu buryo birimo. Ntibishoboka ko bakumva ibintu mu buryo bwabyo. Nikomereze, baravuga ngo ubwo izi ngabo rero zasubiraga zari ziyobowe na Festus Gari, baravuze ngo abasirikare b'Abayuda bakurikiye Festus n'ingabo ze bahingukiye kubari inyuma babarwanya bafite ubukana, benda kubatsemba. Abo Banyaroma babashije gusubira iwabo, ariko bibagoye cyane. Abayuda barokotse urwo rugamba hafi ya bose, maze bagaruka i Yerusalemu bazanye iminyago banyaze Abanyaroma, kandi batahanye intsinzi. Nyamara uko gusa naho batsinze kwabaviriyemo akaga gusa, kwabateye umutima wo gutsimbarara ku gushaka kurwanya Abanyaroma, ari byo bidatinze byabazaniye kugerwaho n'amahano atarondoreka yagwiririye umujyi wabo waciriweho iteka. Ahangaha kugotwa kwa mbere kuba kurarangiye, ikimenyetso Yesu yatanze nacyo kiba kivuyeho. Noneho tugiye ikimenyetso yari yababwiye ati ibyo bintu nibiba muzahunge. Hakagenda hagashira imyaka irenga 3 nta kintu kibaye, kandi yababwiye ngo nuzaba uri hejuru y'inzu ntazamanuke ngo agaruke mu nzu. Yababwiye ati nuzaba ari mu murima ntazibeshye. Mwagize ngo ibintu byari byoroshye? Ntabwo ibintu byari byoroshye na buhoro. Hanyuma rero bigenda bite? Umva, kugotwa kwa Yerusalemu kwa kabiri, ndacyasoma intambara ikomeye page 27. Baravuga ngo igihe Yerusalemu yongeraga kugotwa na Titusi, uyu noneho n'undi mu generali n'undi mugaba w'ingabo uje. Mbere yari Festus Gari, ariko noneho haje uwitwa Titusi, yagwiriwe n'ibyago biteye ubwoba. Umujyi wagoswe mu minsi yo kwizihiza Pasika, igihe Abayuda
ntego. Igihe abayuda miliyoni nyinshi bari bawukoraniyemo imbere, bari barimo imbere rwose, bumva ari amahoro n'umutekano, bumva nta kibi cyabaye, bumva ibintu ari ibisanzwe, ngo bari bawuteraniyemo imbere hariya. Igihe bari bawuteraniyemo imbere, ibiribwa bari barahunitse byashoboraga gutunga abaturage imyaka myinshi. Iyo bibikwa neza, byari byarangijwe n'ishyari no kwihorera by'udutsiko twabaga dushyamiranye. Bityo rero igihe umujyi wari ugoswe, bagezweho n'amakuba yose aterwa n'amapfa, urugero rw'ifu y'ingano rwaguraga itaranto. Taranto, baravuga ngo itaranto ni amadolari 878 n'ibice bibiri, cyangwa se mu mafaranga y'u Rwanda miliyoni 4,370. Ibaze nawe, ubu ni igihe idolari ryari rikivunja muri 500, ubu riri ku cya ngahe ntiwanayabara. Noneho rero izi ngabo zaraje zigotuye umurwa, abantu babireba barabwiwe ngo muhunge, baranze guhunga. Kandi ntabwo bari guhunga, ubundi se bari bafite imbaraga zatuma bahunga? Imana yaramaze kubasezeraho, umwuka w'Imana yarabavuyeho, ibyo byari gushoboka? Ibyo ntibishoboka rwose. Ibyo ntibishoboka. Byashoboka gusa ari uko hari imbaraga z'Imana zikirinze abantu. Naho ubundi igihe abantu imbaraga z'Imana zitakibarinze, se wagize ngo byaborohera? Ntibishoboka. Abanyaroma baraje bagotuye uwo murwa, kandi Imana yari irimo isohoza icyo yavuze ibabwira iti, utera amabuye abagutumweho, wica abantu ugatera amabuye abagutumweho. N'ubundi ubu butumwa ntabwo ari uko batari babubwiye, batari babuzi, ahubwo kubera ko bari barinangiriye mu byaha, ibyo bintu byabazaniye akaga gakomeye cyane. Muvandimwe rero nkunda, ndagira ngo nkubwire yuko n'ubundi abantu umwuka w'Imana yasezereye nta kintu wabakorera. Reka dusome amagambo ari mu gitabo cy'ivugabutumwa, amagambo akomeye cyane. Ntabwo abantu umwuka w'Imana yasezereye Imana ikabavaho ubu utazabagarukaho ushobora kubabwiriza, niyo wabubwiriza ute. Umva amagambo dusoreza, aravuga ngo abigisha b'ibinyoma ntibashyira ubuhanuzi mu gihe cyabo. Nuko umuvandimwe arambwira ati, ese muvandimwe, ko hari abantu bigisha ko Yesu agiye kuza, ariko wajya ahandi hantu ugasanga ibyo bintu ntibikihaba, ntibabyigisha, ese byaba byaragenze bite? Naramushubije nti rero buriya hari abantu bahawe kumenya ubwiru bw'Imana, hari n'abatarabihawe. Ubwo rero ugiye kubaza abantu, ubu wajya mu gihugu ukabaza umuturage usanzwe ngo mbwira amabanga y'umuyobozi w'iki gihugu, yaba yabwiwe n'iki se? Ntayamenya. Ariko hari abantu bita abiru, nibo babaga baba hafi, nibo babaga ari ibyegera by'umwami, abo nibo bamenyaga amabanga yose y'ibwami. N'uyu munsi rero hari abantu bayamenewe ku buryo bayazi neza, bagomba kuba aribo batanga amakuru. Nibo bantu bagomba gusigara bavuga ibyo kugaruka kwa Yesu, nta wundi muntu uzigera abivuga. Wabivuga ninde wabaguhabwa uburenganzira kuvuga ibyo kugaruka kwa Yesu? Abantu basezerewe, ubu ngubu ikipe yaba yasezerewe mu mupira hariya, iyo bari gukina ikipe yaba yasezerewe, maze ukayibaza ngo finali ryohite. Kandi yasezerewe, ibaze uri kugenda ukabaza ikipe yamaze gusezererwa, ukayibaza utese finali iryohite ibimeze ite, ikinwe ite? Uramubaza finali atayigezemo.
abantu rero basezerewe ntibashobora kuvuga ubu butumwa niyo byagenda gute ntibishoboka. No, ubu butumwa bufite abantu bwahawe, bagomba kuvuga ibyo kugaruka kwa Yesu, bagashyira ukuri ahagaragara, abantu bose bakamenya ukuri. Ntabwo ari ubutumwa bwahawe abantu bose. Niyo mpamvu abantu bavuze ngo abahanuzi b'ibinyoma ntibashyira ubuhanuzi mu gihe cyabo. Muri iki gihe cyacu nk'uko byari biri mu gihe Kristo yari hano ku isi, hashobora kubaho gusoma no gusobanura nabi ibyanditswe byera. Iyo abayuda baza kwiga ibyanditswe bafite umurava kandi basengera mu mutima, gucukumbura kwabo kuba kwaragororewe, bakamenya neza kandi by'ukuri aho igihe kigeze. Iyo baza kubikorana umuhati, umva, ndetse ntibamenye iby'igihe gusa, ahubwo bakanamenya n'uburyo Kristo yagombaga kuza. Ntabwo bari kwitiranya kugaruka kwa Kristo kuje ikuzo no kuza kwe kwa mbere. Bari bafite ubuhamya mu byanditswe n'umuhanuzi Daniyeli, bari bafite ubwa Mesiya, ndetse n'abandi bahanuzi bari bafite inyigisho za Mose. Kandi noneho icyo gihe Kristo yari hagati muri bo, ariko bari bagishakashaka mu byanditswe kugira ngo babone igihamya cyerekana ko igihamya cyerekeye kuza kwe. Bityo bagiriraga Kristo ibyari byarahanuwe kuri we ko bazamugenza. Bari barabaye impumyi ku rwego rukomeye, ku rwego rw'uko batari bazi ibyo bakoraga. Umva ikintu gikomeye cyane. No muri iyi minsi abantu benshi bakora batyo bitewe n'uko batigeze basobanukirwa neza, kandi ngo bacengerwe n'ubutumwa bushungura bwa marayika wa mbere, ubw'uwa kabiri n'ubw'uwa gatatu. Hari abantu bagicukumbura mu byanditswe bashaka igihamya cyerekana ko ubwo butumwa igihe cyabwo kitaragera, ahubwo kiri imbere. Begeranya ukuri kuvugwa muri ubwo butumwa, ariko ntibashobore kugushyira mu mwanya wako mu mateka y'ubuhanuzi. Kubw'ibyo bene abo bari mu kaga ko kuyobya abantu ku byerekeye igihe ubwo butumwa bwagenewe. Ntibabona kandi ntibasobanukirwa n'igihe cy'imperuka, cyangwa ngo bamenye igihe ubwo butumwa bugenewe. Umunsi w'umwami Imana uraje, uratwegereye, uza nk'umujura. Ariko abitwa ko ari abanyabwenge n'abakomeye baravuga mu bwenge buke ibyo bibwira ko ari ubumenyi buhanitse. Ntabwo bazi ibimenyetso byo kugaruka kwa Kristo n'iby'imperuka y'isi. Ngaho nyumvira nawe, barahumye, barasezerewe, barabera iminnye. hari ababakuyemo, nta kintu bazi, ntacyo bazi.
bibereye mu mutuzo n'amahoro nyine. Magambo asoza aravuga ngo ntambara ikomeye page 31. Ariko nk'uko byagenze mu gihe cy'isenywa rya Yerusalemu, icyo gihe abayoboke b'Imana bazakizwa akaga, umuntu wese uzasangwa yanditswe mu bazima. Yego, yanditswe mu bazima. Yesaya igice cya 4 umurongo wa 3. Kristo yavuze ko azagaruka gukoranyiriza iruhande rwe abayoboke be bamunambaho. Ubwo nibwo ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizabonekera mu ijuru, n'amoko yose yo mu isi nibwo azaboroga abonye umwana w'umuntu aje ku bicu byo mu ijuru, afite ubushobozi n'ubwiza bwinshi. azatumisha abamarayika be ijwi rirenga ry'impanda, bateranye intore ze mu birere bine, uhereye ku mpera y'ijuru ukageza ku yindi mpera yaryo. Matayo 24 umurongo wa 30 kugeza 31. Ubwo nibwo abatumvira ubutumwa bwiza bazicwa n'umwuka uva mu kanwa ke, bagatsembwaho no kurabagirana ko kuza kwe. Urwa kabiri rw'Abatesalonike igice cya 2 umurongo wa 8. Nk'uko byagenze kuri Isirayeli ya kera, abanyabyaha nibo birimbura bagapfa bazize gukora nabi kwabo, kubera imibereho y'icyaha bitandukanyije n'Imana cyane, kandi kamere zabo zaheneberejwe n'ibibi cyane, ku buryo kwerekanwa kw'ikuzo ryayo kubabera umuriro ukongora. Abantu bakwiriye kuba maso kugira ngo badakerensa icyigisho Kristo yigishije mu magambo yavuze, nk'uko yaburiye abigishwa be iby'isenywa rya Yerusalemu, akabaha ikimenyetso cyo kurimbuka kwari kubasatiriye kugira ngo bazahunge. Ni nako yaburiye abatuye isi iby'umunsi w'irimbuka riheruka, abaha n'ibimenyetso byo kwegereza kwawo, kugira ngo abashaka bose bazahunge umujinya ugiye gutera. Yesu yaravuze ati, kandi hazaba ibimenyetso ku zuba no ku kwezi no ku nyenyeri, kandi no hasi amahanga azaba barayumirwe. Luka 21 umurongo wa 25, Matayo 24:29, Mariko 13 umurongo wa 34 umurongo wa 24 kugeza 26, Ibyashuwe 6:12 umurongo wa 17, Ibyashuwe igice cya 6 umurongo wa 12 kugeza 17. aho sari ibimenyetso. Umva, ababona ibyo bimenyetso bibanziriza kuza kwe bagomba kumenya yuko ari hafi ndetse ageze ku rugi. Matayo 24 umurongo wa 33 yatubwiye atuburira ati, nuko namwe mube maso. Mariko 13 umurongo wa 33. Abita kuri uyu muburo ntibazigera bahera mu mwijima, ku buryo uwo munsi wazabagwa gitumo. Nyamara kubatazaba maso, umunsi w'umwami wacu uzaza nk'uko umujura aza nijoro.
urwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 5 umurongo wa kabiri kugeza ku murongo wa 5, naho hahabona ibyo gutungurana k'umuju kw'abantu batita ku muburo. Ntabwo abatuye isi biteguye kwemera ubutumwa bugenewe iki gihe cya none kuruta uko Abayahudi bari bameze, bari biteguye kwemera kwakira umuburo w'umukiza warebanaga n'isenywa rya Yerusalemu. Igihe uzazira cyose, umunsi w'Imana uzatungura abanyabyaha, mu gihe ubuzima bw'abantu bugenda nk'uko bisanzwe. Mu gihe abantu bazaba batwawe n'ibinezeza, bahugiye mu bibazanira inyungu z'isi, bahugiye mu bucuruzi no gushaka amafaranga. Mu gihe abayobozi b'iby'idini bazaba barata gusa amajyambere n'ubwenge bw'isi bagezeho, abantu nabo bakihenda ko bafite umutekano. Icyo gihe nibwo kurimbuka kuzaba gutunguranye kuzagwira abo bose bazaba badamaraye n'abanyabyaha, nk'uko umujura aza mu gicuku akiba mu nzu itarinzwe, kandi ntibazabasha kubikira na hato. Urwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 5 umurongo wa 3. Hariya abantu bazatungurwa, kandi Yesu yarerekanye neza ibimenyetso bibanziriza kugaruka kwe. Yaravuze neza uko ibintu bigiye gukurikirana. Yaravuze yuko ubwoko bw'Imana bugomba kurenganywa mbere yuko icyo gihe kigera, ariko abantu bazaba bacyumva yuko ari ibintu bisanzwe. Abatabizi bazaba bumva yuko ari ibintu bisanzwe, kubera guhumishwa na Satani ntibazamenya yuko hari ikintu kigiye kuba. Abantu bazajya banarinda iyo barenganywa, bafungwa, abandi bicwe, abantu bakibwira yuko ari amahoro n'umutekano. Mwuka Wera iyo yamaze gusezerera abantu, n'amaso areba Satani arayanogora, amatwi yumva Satani akayakuramo, ndetse yewe n'umunwa wavugaga nawo Satani akawuziba, umuntu akaba ikiragi. Niyo mpamvu nsaba Imana kugira ngo idufashe kandi tugirire neza iduhe kwitegura ibihe biraha imbere, dore ko ari n'ibihe bidasanzwe, dore ko ari ibihe bikomeye cyane, dore ko ari ibihe bizasiga umuntu wese amenyekanye. Imana idushoboze kugendera neza muri ibi bihe biheruka, ubwo tugiye kubyinjiramo. Imana idufashe kandi tugirire neza. Maranatha, amen. kugira ngo bitagenda bite, kugira ngo ntagucumuraho. Noite yaranditse ngo ubaka urukuta rw'ibyanditswe byera